umusitari n'umurokore. Yeah, there is a gentleman, your boy Tinoya Empire. Hano ndi kumwe na couple imeze neza cyane. Hano ndi kubona umuntu uri mu ndebero mu marinete, arimo rwose arebana n'umugabo wambwiye ati wabanye imeze bite. So ni couple nziza, couple imeze neza, twatangira tubakira mu kiganiro. Nahera kuri thank you, murakoze cyane. Bakaba banyita Derek, mukuru wa Yampano. Mukuru wa Yampano umugore murasa cyane rwose. Nawe uri photocopy kabisa. Uyu akaba ari mama w'abana, ubwo ni umudamu nyine. Abana undi shiri wawe. Twibwira ariko abantu batanagira ngo ntabwo yabikubwiye mu kiganiro, so reka nkakuvugira. Twibwire sha mutaza kumva. Yeah, okay. Baby, sorry. Okay. Nitwa Chanceline, nkaba ndi umu girlfriend wa Nyinya. Ndiko ndarikunda cyane mwana n'umuntu uri Mr. Ewana mbabona ari fresh kabisa nari. Ariko Nyinya ryavu. Nyinya nje ndarikunda cyane. Nyinya ntabwo ari Nyinya. Nyine ari umuntu ukunda nyine ntawizi umuntu umutobe kabisa. Banyinya ari umutobe. Ariko iyi couple irashimisha zina uri kuyibona cyane rwose. Damu wanjye ni umurokore. Ari none wese ubwo none we yanze kuba umurokore we. Ariko niwe uzampindura tu. Ubwo yasize ntabwo. Ntabwo namukubita kubera ko oya uretse mukubita gute utazimye. Ahubwo yasize ntabwo kubita. Shiri ntabwo akora iryo kosa nabizi. Wabikora se tubitaho. Nta nubwo yakibesha akabikora. Nta nubwo araho. Yakibesha akabikora bakamujyana abana. Ngewe n'umudamu wanjye turakundana mane kuri rwa rwego ruri hejuru mane. Mukuru wanjye we mureke kabisa mureke. Gusa nyine ndi kumusengera aho ari hose tu. N'umudamu abimfashijemo. Yes, ndagufasha kubivuga buriya ka mukuru wawe ntikabura muri murumuna wawe. Ayasha nawe ntugende ngufate ibintu byose kwateranya. Man, sheri ngenzi neza ko ngenzi igihe cyose ngiye nkoze. Ntabwo akakantu rakazana. Ntabwo nabikorerwa. Ariko nari amafuto naramuko yazenje amenya ko ari ikiryango nyine. Abizi se iyo undi umuntu ko umutinya mane. Ntabwo nakora ikosa kabisa. Ndabizi. Umuntu nkunda ntabwo nakora iryo kosa kabisa. Ntabwo ndi kubateranya rwose, ntabwo ndi kubateranya ariko tuba tuganira. Ahubwo mu minsi iri imbere ndashaka muri tayari kabisa. Giye kuduta mwinshi. Ni hejuru. Cyane. Uyisinare na rimwe kuri kamera kwe. Ahubwo se uko atari verge ni mutubwire ati ugiye kuduta mwinshi. Ashira icyugira ibanga mwana. Akose uri gucekesha umugabo gute? Ntari tuzabatamo nk'abajene. Tuzababwira ariko nibanga. Tuzabagurira n'akantu ariko ntari. Okay. So Chance. Yes. Ndakubaza ibibazo bigira nko muri 2. No ntabyo. N'umugabo mubaze nk'ibibazo bigira muri 2. None nkuko wamaze kubivuga Manyinya ni umugabo wawe. Ese murabana cyangwa muracyari muri fiançailles? No turabana, navuga ko ari umugabo wanjye tutabana kwesha. Okay. Nabazaga ariko so mufitanye abana bangahe? Ntabwo turabyara. Kuko turi hafi. Umara igihe kingana cy'izuba? Haracyari iminsi ndakeka ko ibyo ashaka kubabwira ngo azabatamo azaba ari ikirori nyine cyo kugira ngo abereke ko ugiye kutwereka umwana. Nibyo yabivuze rwose. Shiri ntabwo ari umwana. Ntabwo ari umwana. Byumvishe nabi. Yabyumvise nabi, ntabwo ari umwana. Byumvishe nabi kabisa. Nese nabasobanurira. Noneho ukuntu atari umwana njyewe Shiri twabanye mu bintu nyine byaba nyine byo kwirwanaho sibyo ariko Shiri ntabwo wabikoze nka Yampano mubizi. Ntabwo rero yabikoze nka Yampano. Ibyo ashaka kugira ngo mubimenye nuko ashaka kujya kwa nyirabukwe yereke
bashakame n'ibanga mwana. ariko uzi kitavuze n'iki abacundi baravuze bashaka kubirangira Nyine rirancitse sheri rirancitse. Sibyo? ariko nose ko tutabihisha n'ubundi ko biri muri gahunda. bivuge neza binonoso azajya iwacu umwari udafite inenge nta cyakubuza kumwinjiza imirenge kumwinjiza iki imirenge kabisa cyane rwose. so rero bamubaza mumbwira ngo ntimurabyara ariko wenda nabyo bizaza so none uko ubanye na Manyinya nk'umuntu none ugiye gutera intambwe yo kujya kugusaba iwanyu bakamubaho kumugaragaro izuba riva mugakora ibirori abantu bose babireba so none ni nk'iki kidasanzwe wabonye kuri Manyinya ese uburyo wari ubayeho mbere y'uko ujya gushaka n'uko ubayeho ngubu ubihuza gute bitandukaniye he ni ikihe kiza muri byo ikibi n'iki mu byubahiro byawe sibyo mu byubahiro byawe mu byubahiro wenda by'abakunzi bacu umva nabonye urukundo nari ntarabona mu buzima bwanjye narize ugiye kumvuga nabi sheri sinara kuvuga nabi utanahari nabonye urukundo mu buzima bwanjye ndya neza nambara neza asohoka naho ashatse njyama ahantu heza ikindi nacyo ewana niyorosha urukundo rwe pe ntabwo nakubeshya rero niba muri kugira ngo umudamu wanjye araza gutuma aza kurarana inkweto ntabwo ariyo mpamvu kuko kare naje hano nkubwira ko njye mukunda kene n'akandi nako babe I love you. Thank you so much. Ntabwo mukunda ibintu akubwiye ngo I love you ntabwo ari uko basubiza wowe icy'ingenzi ni uko nakubwiye ngo I love you. Mbese hari ikindi ushaka iyo umugore akubwiye ngo I love you ariko mwana koko wajya romantique mwana I love you too. I love you too nimbwire ntacyo kubera bitubwiye bimbwira amerwe yose biri I love you. Thank you. Oya ntabwo bikoze neza I love you. Ushaka tubikora ute ndagukunda nanjye ndagukunda niki ugashaka iki kintu kandi reka nawe ugashaka ukura abantu nk'amagambo ahubwo yatunetse kubera ko yaje atanadutunguye nyine kubera ko yari akuzi buriya yavuze ati kubwira mwana icyenda wambaye neza icyenda wambaye wabiguza ngahera ako wagira kubanza no kubanza ko shabana wambaye cyangwe none ndakurahiye amagena shani drip kabisa so ubwo n'uwo gushopingiye mwana Shira aramutse yambaye imyenda ntagiye kugura mu isoko yampeka ku gutwi kandika kujyamo cyane kandika kujyamo bigiye kure none Manyinya umugore watubwiye aratubwira turagukunda cyane yisasiye urukundo rwawe ararwiseguye nta wundi mugabo yabonye mu rukundo nk'urwamuhaye so wowe wabukunda umugore wawe cyangwa agukunda gutyo gusa just ndatuma mvuga ijambo rikomeye nta kibazo ariko wabibaze ko ngira urukundo mukunda rusumba rumwe Yesu Kristo yakunze abana be cyane rwose urwo nkunda njyewe ndi hejuru ye cyane kurusha uko ngukunda none Manyinya ubuzima ubayemo uri kumwe na Chance ni ubuzima buri totally different n'ubwo wabayemo ukiri umusore ukiri umusiribateri just nawe tuvuga n'urubatse hari inshingano zatangiye kujya zigenda zikugonga z'urugo cyane rwose urumva no kwitegura ibirori byo kujya gusaba umugore wawe kumugaragaro ni ibintu bitaba byoroshye habe na gatoya none nize nyungu wabonye wasanze mu gushaka umugore utigeze ubonera mu kuba uri umusiribateri man kuzana umudamu man birakubiye man bya bindi byacu byo gutaha dufatisha imbabura nsanga umudamu buri kimwe cyose yagikurikiranye singishobora no gusa ibaze ko no gusasa ntacyo kandi wajya kubyikorera nyiri umujene ujya kubyikorera gusa nyine umushu wanjye
ndamukunda cyane, ni umwana mwiza, agerageza kunkorera buri kimwe, aho abonye nacitse intege hari ibyo anyunganiraho, cyangwa yanabona nakosheje akankosora tu. Mwana umudamu mane abatandukanye n'ibindi byose, nta kigare nkigenderamo cyabo bajene bimwe bya mbere ariko ntabwo nkibirimo. warabiretse bamwe baduhamagara ati ewana ngo hano niho hahiye, ahubwo buri cyumweru akanywera mu rugo narakagabanyije kabisa, ahubwo buri cyumweru mani tsaganira agapasi dukweto turaho duhanaguye, kambwira tugiye muri church mani isimbuka dosiye uraho ko kantu kakazana mu rugo umugore watakanywa akuse ubu koko ubaye usara umugore wawe icyo byagutwara kwe njye nta nicyo byantwara, ariko nawe rero ukagize gushaka oya reka nkubwire ntujya kumbaniza umugabo ibintu bijya gutuma agira iki akavuye akajya umufata nko byagushimira, ariko se akanyweye akakomera iwanjye hari icyo wowe bigutwaye. Icya mbere cyo arakakanywa atankubise, arakakanywa yampahiye, arakakanywa buri kantu kose aba yagakoreye inshingano, none kuba yanyweye akantu kiwe no kuba nanjye sheri nzi neza ko iyo wiguriye akantu nanjye akanjye akaba kari hariya cyane subona njye nyine ukajya bagize umugabo ibintu ntabwo nabikora kabisa, ntabwo nabikora. Yego. So rero tugana ku musozi w'iki kiganiro, ndagira ngo mumbwire, ndagenda mbaza buri wese ku giti cye umunota umwe n'igice mumbwira niyo nama wagira abakobwa barimo bitegura kujya gushinga urugo. Ni iki wabwira abantu nk'ubu urabona ugiye gusabwa ukurwa iwanyu mu buryo bwemewe n'amategeko kumugaragara izuba riva, ni iki wabwira abantu bagira ubwoba bwo kwishingira bumva ko ubwo ari bwo ngombwa kugira ngo abantu babe babasha kubana? Iki nyine wagira inama ku bintu abantu bakuye muri rusange? Ariko ntabwo nabagira inama yo kwishingira, sibyo? Kuba narishingiye n'umugabo wanjye bikaduhira ntabwo nawe ariko bizaguhira, ntabwo mbizi, buri muntu wese aba afite ako kabanda Imana yamugeneye. Rero ntabwo nakubwira ngo nawe ujye kwishingira, kubera ko niba narishingiye bikampira n'umugabo wanjye ntabwo nawe nakubwira ngo ujya kwishingira, sibyo? Ikindi cya kabiri, ntabwo kujya mu rugo ushaka iyo wakishingira utakishingira ntabwo ari imikino bujyanye. Uko umugabo yagukunda kose, uko yagutunga cyangwa uko mwabana nawe uko ariko kose, akantu gato konyine gashobora gutuma rwa rukundo rwose ruyoyoka rugashira, sibyo? Bigenze ukoze gutangiye gutana ibintu kandi yari ncitse gatara maze kukubona hari umuntu arumamagaye nayiteretse hano. Oya ntabwo mubwiye na shiri, mubwiye nabi. Oya mumbaye my stats ahubwo ntugaseke okay dukomeze. Rero impamvu nayo ndi kubivuga gutyo, ntabwo nashishikariza abakobwa bose ngo bagiye gushaka bishingiye kubera ko batazi ikiba mu rugo ari kibi, sibyo? Ngo haranira kugira ngo nawe ugire icyo wageza ku bantu b'iwanyu, noneho mu bantu b'iwanyu ugize icyo bagezaho nabo bagira icyizere bakugirira. Ubwo rero kuba tubanye na sheri gutya ntabwo ari uko hari ibindi bindi nagiyemo cyangwa se hari ibindi bindi nakoresheje kugira tubane neza, ndikumva buri munsi ngo ubwo ziri gushya, ariko urw'Imana rwose yahagarariye ntabwo rugomba gushya, sibyo? Ubwo rero mwabakobwa mwe mbihanangiriza kujya mu rugo rw'umugabo ukajyanaho imikino, ukajyanaho imyirato, ukajyanaho ikintu cyose. Sheri sinatekaga iwacu, ubu none ntabwo nteka, dushaka umukozi. Niba uri mu rugo jya mu rugo rwawe nk'umuntu uri iwanyu, yego? Ubwo rero abo bakobwa bose bafite gahunda yo gushaka, mugende mushakane n'abagabo banyu mukundanye, ntimushakane n'abagabo banyu ngo nuko mukurikiye ibintu runaka afite, kuko nuramuka umukurikiye ngo hafite ibyo ni iminsi 2 ukabura atashye usubiye iwanyu kandi ugatahana n'indabyo. Rero njye rero sheri twabanye nta kintu ufite umugabo mwiza, nicyo ngukundira,
muri duke dufite turadusangira cyane rwose sheri. Urakoze cyane. Reka tubaze Mani nawe icyo yatangariza abandi bajene muri rusange bakiri uko bazana abagore batinya kubana n'abagore, bumva ko ari ibintu bitoroshye kandi bikomeye. Mani kubana n'umudamu byo ni byiza pe, ni byiza, nta mujene ntabishishikariza cyane kandi cyane pe, kubera ko abadamu batuvana hari byinshi batuvanamo kandi n'ingeso nyinshi bagenda baturinda, ko ntabwo waba ufite umudamu uzi ko wamusize mu rugo ntibakubwira ati natetse saa moya saa mbiri, ese ubwo araza gutegereza gutaha saa kumi akicaye? Mani abajene bose kabisa turi ku busiribateri ndabwanze, ibaze ko njye nahise mfata gahunda yo kumwinjiza imirenge kabisa. Ni ikintu cyiza cyane kandi gishimishije ku muntu uwo ari we wese uri mu rugo ataragiye imbere y'amategeko, kuba umugabo yabitekerezaho akavuga ati tsoke byari bitaraba ariko ubu ngubu noneho turi twagenda. So reka rero ikiganiro cyacu tukirangiriza aha ngaha. Ndabashimiye cyane uburyo nabasabye ubutumire mukaza mukantumikira tugakora ikiganiro kugira ngo tugire ibyo dutangaza ndetse n'abantu bagire icyo batoramo. Ndabashimiye cyane rero mwakoze kandi mukomeze kugira urugo ruhire, Imana ikomeze ibarinde, ubwo tuzongera guhura tuje muri ibyo birori byanyu mwadutuye. Thank you kabisa, thank you. Urakoze, thank you. Bye.